sibyo uza rero kugenda hano ntawe n'umuntu n'uyu n'umwe ugomba kukwinura. Babi nangiye kwiheba kabisa, nangiye kwitakariza icyizere. Aka kanya undi si ubu wari wigaragaza imbere y'uriya mukobwa. None nigaragaze gute se ku muntu ntari kubona? Ndamugera imbere akandeba nabi, namuvugisha akahita yirukanka. Ubu koko yaje neza none se ko atagushyize mu nzu uhuriye ahangaha narindi kuregara urukundo rwaramurenze nta kindi kintu kiba kiri mu mutwe uretse Anita. arega nibyo buryo yuko ndi umuntu uramushyigashyira mu buryo bwose bushoboka ariko genda mwumva. Ase wari wamara amajoro nk'abiri by'uru udasinzira utekereza umuntu ukabura n'ikintu kiri kukurya kandi ukumva ufite uburibwe. Niko mbayeho rero muri iki gihe kubera Anita. ihangane cyane kandi bakubwira ko yaje nyine ariko twamutumye we yarari kumbaza impamvu twamwohereje mu cyaro ariko twamutumye haraza. ubu mu kanya gatoya arimo araza ariko n'ubundi noneho nuguje urabizi yuko twabaye nka famiye waratubwiye uti ikibazo cyose mujye mumbwira mbese duse naho dufatanyije nka famiye. Uriya dufite ikibazo kandi kidukomereye kabisa ku buryo njyewe nabuze ikintu nkora. Ni nayo mpamvu nyine tutayisuza ngo mubone cyangwa mbikubwire dufite ikibazo Anita nawe yabigize. Mfite ikibazo urumva umugabo afite urubanza kandi rukomeye cyane ku buryo atutarebye neza ashobora no gufungwa. Ariko noneho umucamanza dufite umwavoka dufite deja abavoka babiri batubwiye yuko urubanza rwose azarutsinda ariko byose ni amafaranga. Mwese ikibazo mufite ni icy'amafaranga? Nari mfite ikibazo cy'amafaranga nibura miliyoni nka 13 sinzi nimba byashoboka. Ayo niyo yabateye ikibazo cyane rwose yabuteye ikibazo kuko urumva eshanu twari dufite. Ni nayo mpamvu Anita bamwohereje rero. Reka mbabuze sibyo ikintu cyari cyo cyose mwansaba njyewe ubwanjye ane cyamanita yagikora. Ayo mafaranga si menshi kuri njyewe sibyo, icyo nsabwa ndagikora ariko namwe icyo musabwa. Njyewe reka nkubwire umwana si njyewe wamwibyariye si we fura yanjye nta wundi muhungu namuhereza ngo mvuge ngo anyambitse urwo cyangwa anyambitse cya kindi rya mambara ni igiki Fabi kiriya kintu umwana ni wawe genda muguhaye. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda. Dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze wenda Anita hari icyo yakora. Yavuga ati rero uriya muhungu dukundana, uriya muhungu wankunze, uburyo ngiye kubigenza ngiye kumubwira ko namukunze, none nimara kubimubwira mbe nanamusaba n'amafaranga kugira ngo wenda abe yadufasha nk'umuryango. Uko nguko wenda niko babitekerezaga Rugema na Mukanambara, kuko uyu mwana w'umukobwa ni inshuro ya kabiri bari bamuhamagaye. None ibyo ngibyo uko babivugaga we yacecekaga, wabonaga yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho. Rero kubereka yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho akaba ari cyo kibababaza cyane, kikababaza cyane ukavuga ati se uyu mwana w'umukobwa utari no gukoresha uko ashoboye ngabe yadufasha ubu azajya tumarira iki? Ukabona yuko Rugema yarakaye, niho Mukanambara yaje no kurakara, arangije ahita aterura umusego aramukubita aramutera. Ndavuga ati utumariye iki mu gihe tukugezeho ikintu nushaka kugira ikintu wanadufasha. Ikindi noneho twabonye uyu munsi wa none twabonye yuko uyu nguyu Rugema
nta magambo menshi yabaga afite, nta magambo menshi yabaga afite, ahubwo yagiraga ngo Mukanambara ari we ugira amagambo menshi cyane. Ikindi kuko n'ubundi rega ntabwo ari umwana we, ntabwo ari umwana we, rero kuba atari umwana we ntabwo ari ibintu wenda byagize, ntabwo ari ibintu yakomeza amuhatiriza avuga ati akora ibi ngibi, nareka ahubwo Mukanambara ari we wikorera akazi. Mukanambara rero we yahise ahubuka amubwiza ukuri, aramubwira ati ntanakubyaruka, nyine niko yari abimubwiye mu minsi yashize, agenda amubwira amagambo mabi kandi menshi yo kugira ngo uno mwana w'umukobwa abashe kuba yahinduka, abashe kuba yafata ibitekerezo abihindure. Ibyo ngibyo nibyo Mukanambara yifuzaga, ariko nubwo Mukanambara yabyifuzaga, wabonaga yuko umwana w'umukobwa yari afite agasuzuguro, umwana w'umukobwa yamusuzuguye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko birababaje cyane, kuko uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzi, arakomeza avuga ngo umuhungu Emile Mukanambara waravuga ati nta kibazo yanamujyaho, ariko umuntu azajyaho bwacya akahita amamagara ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, umuntu utazabasha gukemura ibibazo bye. Ariko ibyo umuntu yanabyihanganira, ariko hari undi none ubishoboye, hari undi ufite ubwo bushobozi, kandi kuba afite ubwo bushobozi nawe aramukunda. Rero kuba amukunda ni ibintu Anita yagahaye agaciro, ni ibintu yagahaye agaciro, yarangiza kubiha agaciro akabifatirana. Nicyo Mukanambara uba ubona yifuza ahanini, kuba yafatirana ariya mahirwe, niba ari udufaranga uriya mwana w'umukobwa akaba yanadukura kuri uriya muhungu. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye, nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga, kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda, dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze, wenda Anita hari icyo yakora. Yavuga ati rero uriya muhungu dukundana, uriya muhungu wankunze, uburyo ngiye kubigenza, ngiye kumubwira ko namukunze, none nimara kubimubwira mbe nanamusaba n'amafaranga kugira ngo wenda abe yadufasha nk'umuryango. Uko nguko wenda niko babitekerezaga Rugema na Mukanambara, kuko uyu mwana w'umukobwa ni inshuro ya kabiri bari bamuhamagaye. None ibyo ngibyo uko babivugaga we yacecekaga, wabonaga yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho. Rero kubereka yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho, akaba ari cyo kibababaza cyane, kikababaza cyane. Ukavuga ati se uyu mwana w'umukobwa utari no gukoresha uko ashoboye ngo abe yadufasha, ubu azajya atumarira iki? Ukabona yuko Rugema yarakaye, niho Mukanambara yaje no kurakara, arangije ahita aterura umusego aramukubita, aramutera. Aravuga ati utumariye iki mu gihe tukugezeho ikintu, nushaka kugira ikintu wanadufasha. Ikindi noneho twabonye uyu munsi wa none, twabonye yuko uyu nguyu Rugema nta magambo menshi yabaga afite, ahubwo yagiraga ngo Mukanambara ari we ugira amagambo menshi cyane. Ikindi kuko n'ubundi rega ntabwo ari umwana we, rero kuba atari umwana we ntabwo ari ibintu wenda byagize, ntabwo ari ibintu yakomeza amuhatiriza avuga ati akora ibi ngibi, nareka ahubwo Mukanambara ari we wikorera akazi. Mukanambara rero we yahise ahubuka amubwiza ukuri, aramubwira ati ntanakubyaruka, nyine niko yari abimubwiye mu minsi yashize, agenda amubwira amagambo mabi kandi menshi yo kugira ngo uno mwana w'umukobwa abashe kuba yahinduka, abashe kuba yafata ibitekerezo abihindure. Ibyo ngibyo nibyo Mukanambara yifuzaga, ariko nubwo Mukanambara yabyifuzaga, wabonaga yuko umwana w'umukobwa yari afite agasuzuguro, umwana w'umukobwa yamusuzuguye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko birababaje cyane, kuko uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzi, arakomeza avuga ngo umuhungu Emile Mukanambara waravuga ati nta kibazo yanamujyaho, ariko umuntu azajyaho bwacya akahita amamagara ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, umuntu utazabasha gukemura ibibazo bye. Ariko ibyo umuntu yanabyihanganira, ariko hari undi none ubishoboye, hari undi ufite ubwo bushobozi,
kandi kuba afite ubwo bushobozi nawe aramukunda. Rero kuba amukunda ni ibintu Anita yagahaye agaciro, ni ibintu yagahaye agaciro, yarangiza kubiha agaciro akabifatirana nicyo Mukanambara uba ubona yifuza ahanini kuba yafatirana ariya mahirwe, niba ari udufaranga uriya mwana w'umukobwa akaba yanadukura kuri uriya muhungu. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga, kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda, dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze, wenda Anita hari icyo yakora. Yavuga ati rero uriya muhungu dukundana, uriya muhungu wankunze, uburyo ngewe ngiye kubigenza, ngiye kumubwira ko namukunze, none nimara kubimubwira mbe nanamusaba n'amafaranga kugira ngo wenda abe yadufasha nk'umuryango. Uko nguko wenda niko babitekerezaga Rugema na Mukanambara, kuko uyu mwana w'umukobwa ni inshuro ya kabiri bari bamuhamagaye. None ibyo ngibyo uko babivugaga we yacecekaga, wabonaga yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho. Rero kubereka yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho, akaba ari cyo kibababaza cyane, kikababaza cyane, ukavuga ati se uyu mwana w'umukobwa utari no gukoresha uko ashoboye ngo abe yadufasha, ubu azajya tumarira iki? Ukabona yuko Rugema yarakaye, niho Mukanambara yaje no kurakara, arangije ahita aterura umusego aramukubita, aramutera. Ndavuga ati utumariye iki mu gihe tukugezeho ikintu, nushaka kugira ikintu wanadufasha. Ikindi noneho twabonye uyu munsi wa none, twabonye yuko uyu nguyu Rugema nta magambo menshi yabaga afite, ahubwo yagiraga ngo Mukanambara ari we ugira amagambo menshi cyane. Ikindi kuko n'ubundi rega ntabwo ari umwana we, rero kuba atari umwana we ntabwo ari ibintu wenda byagize, ntabwo ari ibintu yakomeza amuhatiriza avuga ati akora ibi ngibi, nareka ubwo Mukanambara ari we wikorera akazi. Mukanambara rero we yahise ahubuka amubwiza ukuri, aramubwira ati ntanakubyaruka, nyine niko yari abimubwiye mu minsi yashize, agenda amubwira amagambo mabi kandi menshi yo kugira ngo uno mwana w'umukobwa abashe kuba yahinduka, abashe kuba yafata ibitekerezo abihindure. Ibyo ngibyo nibyo Mukanambara yifuzaga, ariko nubwo Mukanambara yabyifuzaga, wabonaga yuko umwana w'umukobwa yari afite agasuzuguro, umwana w'umukobwa yamusuzuguye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko birababaje cyane, kuko uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzi, arakomeza avuga ngo umuhungu Emile Mukanambara aravuga ati nta kibazo yanamujyaho, ariko umuntu azajyaho bwacya akahita amamagara ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, umuntu utazabasha gukemura ibibazo bye. Ariko ibyo umuntu yanabyihanganira, ariko hari undi none ubishoboye, hari undi ufite ubwo bushobozi, kandi kuba afite ubwo bushobozi nawe aramukunda. Rero kuba amukunda ni ibintu Anita yagahaye agaciro, yarangiza kubiha agaciro akabifatirana nicyo Mukanambara uba ubona yifuza ahanini kuba yafatirana ariya mahirwe, niba ari udufaranga uriya mwana w'umukobwa akaba yanadukura kuri uriya muhungu. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga, kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda, dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze, wenda Anita hari icyo yakora. Yavuga ati rero uriya muhungu dukundana, uriya muhungu wankunze, uburyo ngewe ngiye kubigenza, ngiye kumubwira ko namukunze, none nimara kubimubwira
mbe nanamusaba n'amafaranga kugira ngo wenda abe yadufasha nk'umuryango. Uko nguko wenda niko babitekerezaga Rugema na Mukanambara, kuko uyu mwana w'umukobwa ni inshuro ya kabiri bari bamuhamagaye. None ibyo ngibyo uko babivugaga we yacecekaga, wabonaga yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho. Rero kubereka yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho, akaba ari cyo kibababaza cyane, kikababaza cyane, ukavuga ati se uyu mwana w'umukobwa utari no gukoresha uko ashoboye ngo abe yadufasha, ubu azajya atumarira iki? Ukabona yuko Rugema yarakaye, niho Mukanambara yaje no kurakara, arangije ahita aterura umusego aramukubita, aramutera. Ndavuga ati utumariye iki mu gihe tukugezeho ikintu, nushaka kugira ikintu wanadufasha. Ikindi noneho twabonye uyu munsi wa none, twabonye yuko uyu nguyu Rugema nta magambo menshi yabaga afite, ahubwo yagiraga ngo Mukanambara ari we ugira amagambo menshi cyane. Ikindi kuko n'ubundi rega ntabwo ari umwana we, rero kuba atari umwana we ntabwo ari ibintu wenda byageze, ntabwo ari ibintu yakomeza amuhatiriza avuga ati akora ibi ngibi, nareka ahubwo Mukanambara ari we wikorera akazi. Mukanambara rero we yahise ahubuka amubwiza ukuri, aramubwira ati nanakubyara nyine, niko yari abimubwiye mu minsi yashize, agenda amubwira amagambo mabi kandi menshi yo kugira ngo uno mwana w'umukobwa abashe kuba yahinduka, abashe kuba yafata ibitekerezo abihindure. Ibyo ngibyo nibyo Mukanambara yifuzaga, ariko nubwo Mukanambara yabyifuzaga, wabonaga yuko umwana w'umukobwa yari afite agasuzuguro. Umwana w'umukobwa yamusuzuguye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko birababaje cyane, kuko uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzi, arakomeza avuga ngo umuhungu Emile Mukanambara aravuga ati nta kibazo yanamujyaho, ariko umuntu azajyaho bwacya akahita amamagara ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, umuntu utazabasha gukemura ibibazo bye. Ariko ibyo umuntu yanabyihanganira, ariko hari undi none ubishoboye, hari undi ufite ubwo bushobozi, kandi kuba afite ubwo bushobozi nawe aramukunda. Rero kuba amukunda ni ibintu Anita yagahaye agaciro, yaragize kubiha agaciro, akabifatirana. Nicyo Mukanambara uba ubona yifuza ahanini, kuba yafatirana ariya mahirwe, niba ari udufaranga uriya mwana w'umukobwa akaba yanadukura kuri uriya muhungu. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye, nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga, kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda, dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze, wenda Anita hari icyo yakora. Yavuga ati rero uriya muhungu dukundana, uriya muhungu wankunze, uburyo ngiye kubigenza, ngiye kumubwira ko namukunze, none nimara kubimubwira mbe nanamusaba n'amafaranga kugira ngo wenda abe yadufasha nk'umuryango. Uko nguko wenda niko babitekerezaga Rugema na Mukanambara, kuko uyu mwana w'umukobwa ni inshuro ya kabiri bari bamuhamagaye. None ibyo ngibyo uko babivugaga we yacecekaga, wabonaga yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho. Rero kubereka yuko nta kintu afite cyo kuba yabikoraho, akaba ari cyo kibababaza cyane, kikababaza cyane, ukavuga ati se uyu mwana w'umukobwa utari no gukoresha uko ashoboye ngo abe yadufasha, ubu azajya atumarira iki? Ukabona yuko Rugema yarakaye, niho Mukanambara yaje no kurakara, arangije ahita aterura umusego aramukubita, aramutera. Ndavuga ati utumariye iki mu gihe tukugezeho ikintu, nushaka kugira ikintu wanadufasha. Ikindi noneho twabonye uyu munsi wa none, twabonye yuko uyu nguyu Rugema nta magambo menshi yabaga afite, ahubwo yagiraga ngo Mukanambara ari we ugira amagambo menshi cyane.
ikindi kuko n'ubundi rega ntabwo ari umwana we rero kuba atari umwana we ntabwo ari ibintu wenda byagize ntabwo ari ibintu yakomeza amuhatiriza avuga ati akora ibi ngibi, nareka ubwo Mukanambara ari we wikorera akazi. Mukanambara rero we yahise ahubuka amubwiza ukuri, aramubwira ati nanakubyara nyine niko yari abimubwiye mu minsi yashize, agenda amubwira amagambo mabi kandi menshi yo kugira ngo uno mwana w'umukobwa abashe kuba yahinduka, abashe kuba yafata ibitekerezo abihindure. Ibyo ngibyo nibyo Mukanambara yifuzaga, ariko nubwo Mukanambara yabyifuzaga wabonaga yuko umwana w'umukobwa yari afite agasuzuguro. Umwana w'umukobwa yamusuzuguye ku rwego rwo hejuru, ubona yuko birababaje cyane, kuko uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzi, arakomeza avuga ngo umuhungu Emile Mukanambara aravuga ati nta kibazo yanamujyaho, ariko umuntu azajyaho bwacya agahita amamagara ngo mfite ibibazo ibi n'ibi, umuntu utazabasha gukemura ibibazo bye. Ariko ibyo umuntu yanabyihanganira, ariko hari undi none ubishoboye, hari undi ufite ubwo bushobozi, kandi kuba afite ubwo bushobozi nawe aramukunda. Rero kuba amukunda ni ibintu Anita yagahaye agaciro, ni ibintu yagahaye agaciro, yaragize kubiha agaciro akabifatirana. Nicyo Mukanambara uba ubona yifuza ahanini, kuba yafatirana ariya mahirwe, niba ari udufaranga uriya mwana w'umukobwa akaba yanadukura kuri uriya muhungu. Mukanambara yatutse umwana we bikomeye, nyuma yaho umwana we Anita Rugema amaze kumugezaho igitekerezo cy'uko bagiye kumufunga, kandi umuryango ukaba uri gukora uko bashoboye kugira ngo babe babona ayo amafaranga azifashisha mu rubanza kugira ngo abe yabitsinda, dore ko Rugema we anasabwa amafaranga menshi cyane. Rero babanje kuvuga ati reka twicaze Anita, nitumara kwicaza Anita tubimutekerereze.